Muraho, tubahe ikaze na karibu kuri Menya Wirinde TV. Isomo ryacu uyu munsi riragira riti akamaro ko guca muri ekogarafi ku mugore utwite mu gihembwe cya mbere. Tugiye kuganira ku kamaro ko guca mu cyuma kizwi nka ekogarafi ku mugore utwite mu gihembwe cya mbere cyangwa mu byumweru 12 bya mbere. Wifuza ko ibiganiro byacu biba akagaruka iwawe, kanda ku nzogera wiyandikishe, bityo ibiganiro bya Menya Wirinde TV bijye bikugeraho mu ba mbere. Reka twanzike dukore icyatuzinduye. Guca muri ekogarafi cyangwa icyuma gikoresha ubuhanga bushingiye ku ijwi na nyiramubande yaryo ku mugore utwite mu gihembwe cya mbere ni iby'ingenzi cyane ku mwana, ariko cyane cyane ni iby'ingenzi ku mugore. Ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima World Health Organization kigira abagore batwite inama yo guca muri ekogarafi inshuro 3, ni ukuvuga inshuro imwe buri gihembwe. Reka turebere hamwe ibintu 6 ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya mbere ifasha umugore utwite kumenya ndetse no kwirinda. Icya mbere, imufasha kumenya aho yasamiye cyangwa aho yatwitiye. Ubusanzwe inda isamirwa mu mura cyangwa muri nyababyeyi. Gusa bibaho ko umugore ashobora gusama inda ariko akayisamira inyuma y'umura, nko mu nda isanzwe, mu rukenyerero, mu dusabo tw'intanga cyangwa igahagama mu miyoboro y'intanga. Bene izi nda zasamiwe inyuma y'umura akenshi zivamo ndetse zishobora no guhitana umugore iyo atifuje hakiri kare. Ntiwapfa kumenya aho wasamiye hatifashishijwe iyi mashine ya ekogarafi. Icya kabiri ni uko inda ishobora gusamirwa mu mura cyangwa muri nyababyeyi, ariko mu minsi ya mbere yayo igira igahinduka irihuri cyangwa igihuhwa. Ni ukuvuga ko riba ridafite intimatima twita mu ndimi z'amahanga fetal pole cyangwa amburiyo, ari nayo ivamo umwana nyirizina. Irigi ry'irihuri uritwite agira ibimenyetso nk'iby'umugore utwite, yewe anipimye na test de grossesse cyangwa agatanga n'inkari cyangwa amaraso bagapimamo ko atwite, basanga atwite kuko aba afite imisemburo y'umugore utwite. Ekogarafi niyo yonyine yafasha kubona ko irigi ari irihuri, bityo rikavamo hakiri kare. Menya wirinde. Icya gatatu ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya mbere ifasha ni uko nanone umugore ashobora gusama ndetse bikaba byabereye mu mura, ariko mu minsi ya mbere, aho kugira ngo igi rikure neza ntirikure, ahubwo rikavamo icyo twakwita nk'urubura. Turwise urubura kuko niko ruba rusa kuri ekogarafi. Uru narwo ruvura imisemburo nk'iy'umwana usanzwe, ariko rwo rushobora gutera ibyago byinshi ku mugore, birimo na kanseri izwi nka choriocarcinoma iyo rutamenyekanye hakiri kare ngo abaganga barukuremo. Hari abakunze kutugeraho nko ku mezi 6, ugasanga umuntu nibwaje guca mu cyuma, ariko ari uko amaze kumva ko inda ye itonka cyangwa nta mwana ukina mu nda. Uramutse warakoresheje eko mu gihembwe cya mbere, byaba byaragaragaye hakiri kare, nta mpamvu yo kumara amezi 6 n'iseseme n'ikirutsi cya hato na hato utwite urubura rutazavamo umwana. Menya wirinde. Icya kane ni uko ekogarafi ifasha mu kumenya ko nta bibyimba bisanzwe biri mu mura byabangamira imikurire y'umwana. Ibibyimba byo mu mura bibamo amoko menshi, ariko urugero twatanga ni nk'ibimaze kumenyekana nka miyome. Ibi nabyo kugira ngo umenye ko ubifite ahanini
hifashishwa ekogarafi hanyuma bikavurwa umwana wawe agakura neza. Icya gatanu ni uko umugore ashobora kuba yatwite neza, igi rimeze neza ariko inda ikavamo ikiri ntoya ku buryo nta kintu kigaragara abona uretse kuva, hari n'ubwo ashobora kubyitiranya n'imihango isanzwe. Gusa kenshi hari ibyari kuzarera umwana byasigaramo bishobora gutera uburwayi cyangwa bikamutera gukomeza kuva igihe kirekire. Ekogarafi niyo yifashishwa mu kumenya ko inda yavuyemo ariko hagasigaramo bimwe twakwita nk'icyari umwana yari gukuriramo. Iyo bibonetsemo abaganga babikuramo, umugore akagira ubuzima buzira umuze. Icya nyuma ni uko ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya mbere idufasha kureba ingingo n'inzungano z'umwana ko byuzuye. Ahagana ku cyumweru cya 11 hifashishijwe ekogarafi, umuntu aba ashobora kubona byinshi bigize umuntu cyangwa se umwana, harimo umutwe, igihimba, umutima n'uko utera, amaguru ndetse n'amaboko. Aha twanakongeraho ko iki gihe ari nacyo gihe cyiza cyo kumenya niba umugore atwite abana barenze umwe, bashobora kuba 2, 3 cyangwa 4. Mu gihembwe cya mbere rero nicyo gihe cyiza cyo kumenya umubare w'abana utwite. Wamenya ko utwite abana barenze umwe bikagufasha kwitegura no kwitwararika hakiri kare mu buzima bwawe bwa buri munsi, harimo kumenya uko ugomba kwigaburira ariko ukanagaburira n'abana utwite, kumenya ko ugomba kwirinda ukarinda n'abana utwite. Umugore utwite agomba kwirinda urugero inzoga n'itabi. Umugore utwite abana benshi kandi yitegura ibizababeshaho umunsi bazaba bavutse, cyane cyane nk'ibyangombwa nkenerwa bya buri munsi. Murakoze. Menya wirinde yacu irangiriye aho uyu munsi, gusa turabararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha aho tuzarebera hamwe akamaro ko guca muri ekogarafi mu gihembwe cya kabiri, aho ishobora no kumenya igitsina cy'umwana cyangwa ibitsina by'abana utwite. Turabararikira kandi gukora ku nzogera kugira ngo amasomo cyangwa ibiganiro byacu nk'ibi bya Menya Wirinde biba akagaruka iwanyu. Tubifurije ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu ibihe byose. Muraho, tubahe ikaze na karibu kuri Menya Wirinde TV.